Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment, ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Uyu munsi rero munyemerere dutemberane umujyi wa Goma umaze umwaka urenga mu maboko ya AFC M23. Ni umujyi waje kugenda utangaza abanyafurika muri rusange, by'umwihariko abo mu karere k'iburasirazuba, kuko uyu ni umujyi umaze kugenda ugaragaza impinduka zigiye zitandukanye, yaba mu baturage, yaba mu bikorwa remezo muri rusange. By'umwihariko uyu mujyi wagiye unatangaza abanyamerika aho bagenda bavuga bati ese bundi ubuyobozi bwa Kongo buyobora bute? Ese nyine iki ngiki cyagiye cyereka abantu batuye ku isi muri rusange uburyo AFC M23 ikomeje kugenda iyobora abaturage neza mu gihugu cya Kongo, aho benshi bagiye bavuga bati hubwo AFC M23 yaba ariyo nziza kurusha n'ubuyobozi bwa Kongo muri rusange, kuko urabona ko iyobora abaturage neza, ibikorwa bikagenda neza, nta ruswa. Ibi nibyo rero byose tugiye kureberaho hamwe muri iki kiganiro, aho muri iyi video turi buze gutemberana umujyi wa Goma umaze umwaka urenga mu maboko ya AFC M23, aho uri buze kubona impinduka zagiye zikorwa. Icyo nakwifuriza nuko utagenda iyi video itarangiye, kuko turi buze kureberamo byinshi, uri buze nawe kugenda utungurwa. Tariki rero nk'iyi umwaka ushize byari bigoye kwemera ko umujyi wa Goma uzongera kuba nyabagendwa, abawutuye bakongera kubaho mu mahoro n'ibyishimo, kuko wari umaze igihe warabaswe n'isibaniro ry'imirwano ndetse urangwa n'ibikorwa by'urugomo bya FARDC, FDLR, Wazalendo, abacanshuro n'ibindi. Nyuma y'umwaka uyu mujyi uri mu maboko y'abarwanyi b'inshuro ba AFC M23, ibintu byarahindutse. Ubu abaturage bari ku murongo, bazi ko buri wa gatandatu bagomba guhurira mu muganda, bazi ko nyine bahise bazana gahunda yo kujya mu muganda rusange wo gusukura umujyi uzwi nka Sarongo. Ariko icyiza kirenze byose, bafite umutekano ubemerera gukora amanywa nijoro. Impinduka ntizitinda kwigaragaza, kuko uzibona ukigera mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka wa Grand Barriere uhuza iki gihugu n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Kimwe nk'uko bisanzwe mbere, guteza kashe ku ruhande rw'u Rwanda nta cyabaga kigoye mu gihe cyose wujuje ibisabwa. Ikibazo cyavukaga hano nyine wasangaga ikibazo kivutse ugeze ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku bakozi bashinzwe abinjira n'abasohoka. Iyo utibwirizaga ngo ushyire amadolari 20 kuri pasiporo yawe, ushinzwe kuguterera kashe yashoboraga kukwirengagiza umunsi wose kugeza wibwirije ukamuha kitu kidogo. Ubwo nyine ni nk'akantu gato, urumva nyine yabaga ari ruswa muri rusange. Ubu ibintu rero byarahindutse ku biro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uhasanga abasore n'abakobwa bavuga make, bambaye neza, bakagenzura ko wujuje ibisabwa, ubundi ugakomeza urugendo rwawe mu mahoro. Mbere iyo wagiraga imana ukabona wambutse, wagiraga ngo uguye mu gaco k'amabandi. Ucyambuka umupaka ugana i Goma, ku nkengero z'umuhanda wahasangaga abagore n'abagabo bahicaye ndetse bahateye ameza. Buri wese wabaga uri aho ngaho yakwishyuzaga, yabaga afite ibyo akwishyuza muri rusange. Bamwe bavuga ko ari ay'imisoro, wasaga nyine bakwishyuza amafaranga bakavuga ko ari ay'imisoro, andi ari aya gahunda za leta zitandukanye. Aha wahavaga utanze nk'amadolari 100. Ibaza amadolari 100 kugira ngo winjire mu gihugu, kandi twabonye ko hari n'andi madolari 20 wabaga wabanje gutanga. Ubwambuzi ntibwarangiriraga ahangaha. Imbere gato wahasangaga abapolisi bakora mu muhanda, ariko bakaba baka abaturage amafaranga woshye abaturisha mu nsengero. N'abapolisi urumva ntago babaga boroshye, nabo wasangaga nyine
uhaca ari uko umaze kubaha icyo wakita nka ruswa. Nyuma y'umwaka umwe ibi byose byarahindutse cyane, byaje kuba bihinduka kuko kimwe mu bintu byakubwiraga ko ugeze i Goma ni umwanda wabaga uri ku mihanda, kuko ntibyari agashya kubona umuturage akuburiwe akajya kumena imyanda mu muhanda. Iki kintu uracyumva? Ibaze gukubura iwawe ariko umwanda ukajya kuwumena mu muhanda. Nubwo byari bimeze gutyo, abanyekongo bakubwira ko Goma ari wo mujyi ufite isuku mu gihugu cyose. Ibaze, mbere y'uko M23 ifata uyu mujyi wa Goma, wasangaga nyine abanyekongo bakubwira ko i Goma ariho hantu hafite isuku, ariho hafite umutekano, ariko iyo wahageraga waratungurwaga cyane. Noneho ibaze aho bita za Kinshasa, ibaze ahandi hagiye hatandukanye mu gihugu, aho nyine urumva ni ibintu biba bikomeye cyane kugira ngo nyine ubuzima bwaho bugende neza, umeze neza, byabaga ari ibintu bigoye cyane. Kuri ubu ibi ubikoze sinzi icyakubaho. Nyine uramutse ukoze ibi ngibi byo kuvuga ngo ukubuye iwawe imyanda ugiye kuyimena mu muhanda, byakubana ibintu bikomeye cyane. Ariko umenya ubuyobozi buriho bwaguhana bwihanukiriye. Nyine hano umunyamakuru yashatse kuvuga yuko ibi ngibi uramutse ubikoze, ubuyobozi nyine bwaguhana bwihanukiriye, buno buyobozi nyine bwa AFC M23, kuko bo bari guharanira umutekano, bagaharanira isuku, by'umwihariko bashaka nyine ubuzima bwiza bw'abaturage batuye umujyi wa Goma. Mbere y'uko AFC M23 igera mu mujyi wa Goma, wari warabaye isibaniro ry'abasirikare ba FARDC na FDLR na Wazalendo, ibyatumaga hahora ikibazo cy'umutekano muke. Umwe mu bo twaganiriye uri mu buyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yambwiye ko nibura buri joro hapfaga abantu 4 cyangwa abantu 5 barashwe. Urumva ko byabaga ari ibintu bigoye cyane, byibuze abantu 4 cyangwa abantu 5 bapfaga barashwe cyangwa bicishijwe intwaro gakondo. utarapfaga yaribwaga cyangwa akagirirwa nabi. Ibi nyine ni umunyamakuru uri kugenda ubivuga w'igihe.com, aho nyine yagiye agerageza kugenda aganira n'abaturage ba hano i Goma. Nk'uko mwagiye mubibona hano muri video, muri kugenda mubona yuko nyine abaturage bameze neza, umujyi wa Goma ari umujyi umeze neza cyane. Ni ibintu nyine biri kugenda bigaragara yuko mu gihugu cya Kongo by'umwihariko i Goma ho M23 iyoboye bimeze neza, ari umutekano gusa. Byari byarageze aho umurwanyi wa FDLR ashobora kwicwa n'inzara ari mu mujyi, agashaka moto ubundi agahita atangira akazi ko gutwara abantu nk'umumotari. Ibaze kubona umuntu w'umusirikare ashaka moto, kandi iyo moto nayo nyine wasangaga yatse nk'umuntu runaka akajya kwimotarira. Iyi niyo mpamvu wumvaga cyane ubujura n'ubwicanyi bukorwa n'abamotari. Aba bamotari ntabwo babaga ari abamotari basanzwe, ahubwo wasangaga ari abarwanyi ba FDLR bagerageje kuba bagira uwo baka moto maze nabo bakamotara. Iyo bitagendaga gutya, abarwanyi ba FDLR na Wazalendo wasangaga nyine begereye abo bagenzi, maze cyangwa bakabatega muri rusange, bageraho bagiye kubafatira. Nyine iyo bageraga nk'ahantu nyine hihishe ukuntu, iyo wasangaga bageze nk'ahantu runaka, ahantu nyine ubona ko wavuga ko hari nk'umutekano, ahantu nta muntu ubareba, wasangaga bagufatiye icyuma ku ijosi. Bakagufatira icyuma ku ijosi nyine, bakakwaka moto yawe ndetse n'ibyo ufite byose. Ibi nibyo byose wasangaga FDLR n'abarwanyi ba Wazalendo bari kugenda bakora hano i Goma. Kubera kubaho mu bwoba, wasangaga abatuye i Goma bakora uko bashoboye, saa 12 z'umugoroba zikabasanga mu ngo zabo. Wasangaga nyine umutekano ari ikintu nyine, wasangaga ari ibintu bidasanzwe kuba wasanga umuntu nyuma ya saa 12 ari kugenda mu muhanda, kuko wabaga rwose wagirirwa nabi na FDLR ndetse na Wazalendo. Kuri ubu abatuye uyu mujyi bakubwira ko byabaye amateka. Umuyobozi w'umujyi wa Goma yambwiye ko hari
abagore bacuruzaga amasanduku baherutse kumutega, bamubwira ko bafite ikibazo gikomeye, abatega amatwi agira ngo ni ikindi. Baje kumubwira ko aho AFCM 23 yagereye mu mujyi yabuze nyine uyu mugore yabuze abakiriya kuko nta bantu benshi bagipfa. Twari twabibonye ko nyine wasangaga abantu bapfa kubera umutekano muke, bamwe babakata amajosi, bamwe ugasanga nyine bari kugenda bagirirwa nabi, aho twagiye tubona ko byibuze abantu 4 cyangwa 5 bapfaga mu ijoro rimwe. Umwe mu baturage twaganiriye yambwiye ko aba bagabo ari bo AFCM 23 batuzaniye umutekano kandi ntibavuga menshi, ubu dukora amanywa nijoro, icyo mwapfa cyonyine ni ugukora ibihabanye n'amategeko. Abatuye uyu mujyi bakubwira ko imyitwarire y'abasirikare ba AFCM 23 itandukanye 100% n'abasirikare ba FARDC. Hari umwe mu basore nasanze ku biro by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yagiye kwiyandikisha mu gisirikare, yari yagiye nyine kwiyandikisha kugira ngo ajyanwe mu ikosi yinjire mu basirikare ba AFCM 23. Namubajije icyatumye afata icyo cyemezo, mu magambo make yaragize ati abasore ba AFCM 23 baba basa neza, batambuka bitonze, ntibavuga menshi. Namubajije uko aba FARDC bitwaraga, ambwira ko bagendaga bihuta, batambitse ibirenge ndetse banasa nabi. Nyine ibi byerekana yuko batabaga nyine basa nk'abasirikare ba kinyamwuga muri rusange. Iyi ahari niyo mpamvu hari benshi mu basirikare ba FARDC bahisemo kuyoboka M23 nyuma yo gutsindwa urugamba. Murabizi ko hari abasirikare benshi bagiye bava muri FARDC bakiyinjirira muri M23 kugira ngo nyine nabo binjire mu gisirikare wakita ko ari igisirikare cy'umwuga. Ikindi kandi cyari cyarazengereje abaturage b'Igoma ni ikibazo cyo kutagira amazi n'umuriro w'amashanyarazi. Mbere ntibyari igitangaza kumara amezi 2 nta mazi. Ibaze kumara amezi 2 nta mazi mu mujyi. AFCM 23 igifata umujyi, iki kiri mu bibazo yihutiye gukemura, ndetse isanga kitari gikomeye kuko kwima amazi abaturage byakorwaga ku bushake nyine bigizwemo uruhare n'abari babifitemo inyungu. Ibi nyine ugasaba byarakorwaga n'ubuyobozi bwa Kongo. Hari abayobozi bo muri leta bari baraguze amakamyo atwara amazi bakayasaranganya hirya no hino mu mujyi, nyine bari kugenda bayagurisha kugira ngo babone isoko. Byabaga ngombwa ko bima abaturage amazi. Umwe mu bayobozi b'ibitaro bikuru byo muri uyu mujyi twaganiriye yambwiye ko kutagira amazi byagiraga uruhare runini mu mubare w'abarwayi benshi bakiraga nyine bafite indwara zikomoka ku mwanda. Nyine yashatse kugenda asobanura yuko umubare munini w'abaturage cyangwa w'abarwayi muri rusange bakiraga wasangaga ari abafite indwara zituruka cyangwa zikomoka ku mwanda. Nta wakwirengagiza kandi ikibazo cy'ibura ry'amashanyarazi. Uyu muyobozi w'ibitaro yavugaga ko buri munsi babaga bafite lisansi yo gucana moteri kugira ngo baramire ubuzima bw'abarwayi.